mwabikoze atari ibintu byo kuvuga wenda ngo mwabipanze wazamba barengeye nawe tukaryama nzajya numva ndi board ngewe uyu muhungu tuzajya turyamana anyihera amafaranga mugaho iryo joro mwahuye akaba ari ibintu byose biba icya gatatu bararyamana barasambana nzanirwa nambaye ibigutiye kanzamureho gato kuntu gahunda zimeze ngiye gushaka ibishuga dadi nka bitatu wasanga umukobwa afite shuga dadi nk'eshatu ajya kuko urumva nyine biba byaraheye kuvuga ati bano bahungu dukundana n'iki na kintu bamariye tuzatujyana muri izo vibe wenda nayo ayo mafaranga bashuga dadi bamaye nanjye menye ngo yandi buyakoresha aya ngayo ubwo nanjye nyajyane muri abo bahungu kugira ngo n'amasaha y'icumi n'iki impamvu abari abakobwa bajya nanone mu bashuga dadi n'iki hano hanze abantu bafite ibibazo kandi abenshi abakobwa benshi baba bumva ibyo bibazo byakemukira mu ikofi y'abagabo kuko hano hanze hari abagabo nabo bakunda abakobwa bakunda tuno twana dutoya turi kuzamuka avuga ati kano kana k'agakobwa ngewe niba nifite stress mu rugo rwanjye ndajya kukaruhukira namwe rero icyo wenda nshaka kubivugaho namwe kuri ibyo bintu kubera ko ntago urubyiruko rwo muri iyi minsi kenshi rushaka gukora ntago bashaka kwiteza imirimo kubera ko aravuga ati ngewe ndibuze kwambara neza nambara ikimero byenda avuga byo ko nambaye ibintu bimeze nk'ubusa ndahura nyine n'umusaza uri hano nawe w'inkubiswi we byacanze urumva arahita nkubitamo umufungo ubwo rero ibyo nibiza birimo gutuma urubyiruko rwinshi rutarimo gushaka business ngo rushaka akazi ngo rukore rushyiramo imbaraga ari amafaranga arimo kudushuka ni ibyo ngibyo birimo kugenda byangiza kuko niba uhuye n'ubuntu ubwa mbere akaguha ibihumbi 100 hakaba hari ahantu wenda baguhamagara kujya gukorera ibihumbi 60 uravuga uti ngiye nkorera ibihumbi 100 mu masanga ngo ngiye gukorera ibihumbi 60 ku kwezi niyo najya muri ako akazi ati niyo najya muri ako kazi nshobora kubura uwo mwanya wo kujya no gukorera n'utwo 100 nyine niyo mpamvu ugasanga umukobwa yirirwa kuva kuwa mbere kuwa nyuma nta kintu na kimwe azi nta n'akarimo k'amaboko na kamwe azi kakandi gashobora no kumuhereza ibihumbi 3 cyangwa igihumbi ku munsi ati ngiye nzicara noza akarenge kanjye ejo cyangwa ejo bundi hari telefone izamamagara tugahura akamibyo 100 nkikomereza ejo bundi hakaza undi naye tugahura gutyo ejo bundi gutyo akaba ari bwo buzima yibereye tugasanga mutunze iPhone ugasanga umuntu afite iPhone okay hari n'ababazi ifite wenda baraziguriwe ni wabo cyangwa niki ariko wasanga umukobwa afite iPhone kandi urabizi neza ko nakazagira kandi telefone za iPhone ni wabo batayifite yego kandi waba icyo gerega hari igihe iwanyu banakwakira bakakureka ariko nkeka ko nta muntu wakitwara gutyo akibi wabo aba yibana kuko nago wambwira ngo ufite mama wawe na papa wawe utaha saa 9 za mu gitondo nakazi gafatika bazi ngo uvuyemo utashye wasinze kuko nago batayizo saha ngo utasinze utashye wasinze babonye ufite iyo telefone ihenze babonye ambara ibintu bihenze kandi barabizi ko nakazi ugira nago ibyo bintu wabyigize ukibi wanyu ahubwo niyo mpamvu nyine n'ibyandi bari kuvuga ati abana bakuriye mu mageto bari abana bakurira mu mageto imyaka 50 iri imbere yabo bazaba bameze gute nibyo nakubwiyaga nyine nta babyeyi bazaba barimo nta babyeyi bazaba barimo kandi nta nabyara umwana nawe azajya mureka akora ibyo yishakiye kuko abavuga ati nanjye niko nakuze kandi bayeho kandi nabayeho naramukujije nawe niyishakishiriza ubuzima ari amafaranga ari amafaranga niyo akomeje kutugira ibimuga abakobwa turi hano hanze guys mutubwire muri comment ubu hari ikintu dushaka gukora kugira ngo imico imeze gutya y'abantu bigize uturara badashaka gukora bura rero kamubwire mama fa nta kintu weho wakora ahubwo buriya baravuga ngo nta kintu kitagira ingaruka nshaka kujya muri ibyo bintu wenda mfite nkabiheramo mfite imyaka 20 wenda nkanava no mu ishuri nkatangira kubibamo wenda we n'urugero bitewe n'ubuzima nabayemo cyangwa bitewe n'ukuntu nanjye ubwanjye ntashobotse sibyo umwaka wa mbere wa kabiri harabo bihira hari nabo bidahira ngiye nibimire ngiye iyo mbonye bitamiriye rero ninjye bihisomo nago weho wangira inama ngo mwumve ahubwo ngewe uko bigenda umunsi ku wundi uko ngenda mbinyuramo umunsi ku wundi niko nanjye bigenda bimisomo mvuga ati sha sinzonge hari umumama twe duturanye w'umusirayi queen uwo mumama yabaga yagenda akadusigira nk'abana be akamara nk'ibisita adahari yaragiye kandi uwo mama wumva ukuntu biriya bintu ari na bibi nakurikirana umuntu uwo mumama yari afite umugabo ariko umugabo we yari umusirikare abana be akabadusigira twebwe akabadusigira mu rugo akambwira ati Esther rero bimeze gutya na gutya uzambabarira undebera abana banjye nanjye nkamwihora ko nago nawe kumubuza kujya gukora ibyo ashaka wabaguze n'ahantu agize uwo mumama umunsi umwe ararwara ari nka saa 6 z'ijoro arwara mu nda haramuzengereza henda kumwica nakoranye
na papa Rifa cyaniranyije n'umuhungu twakundana nigeze musoma mana byaneye n'iso ibintu byubaka abanyarwanda byubaka sosiyete nyarwanda gusaba imbabazi kwanjye mbikuye ku mutima pa barabana bita papa ngo ni ba dadi shaye mukobwa nta mugore wahazaza umurimo nta mugore wahazaza natwe n'indangagaciro gatuba dufite tuba dufite indangagaciro abanzi baranzi abatanzi ntago banzi abamuzi baramuzi barabona ibere rihagaze natwe riragwa ukavaho ukarangira neza ku buryo utongera riragwa ukava kuri hiti n'abandi bakagerwaho Yes bakunzi bari TV show twongeye kubasuhuza amahoro y'Imana nabane namwe turagarutse rero nongeye kugaruka nababwiye ko nari maze iminsi ntahari maze iminsi ndibabwira nari naragiye nongeye nagarutse rero hari abakunzi inshuti zasigaye kuri iyi TV show baganira batumirwaga hano hari umukobwa mwiza muramuzi mumenyereye cyane amaze iminsi avugana namwe muganira bese yari yasigaye nko ku rugo muramuzi mumaze kumumenya ndumva ntabibona mwakire kuko si mushya gusa nkanjye kuko nibwo bwa mbere tugiye gukorana ikiganiro ndabanza mwakire noneho mwiyegereze muri make mwe n'ikaze kubera ko tuba turi kumwe yongera basuhuze twongere tuganire nyine dukomeze bya biganiro duhora tubahisho hano kuri TV show Esther karibu ndakwakira mwakoze cyane suza abantu nk'ibisanzwe muranzi nitwa Esther nagarutse ndi kumwe na mama Fabu harya mama Fabu muramubona kakeye nago yifuje ko dukorana ikiganiro naye ndavuga waye note tutagikorana gusa ntabwo nzi ngo tugiye kuganira ku biki ntabyo nzi pe ubwo reka dutegereze twumve ese mama Fabi ashaka kutubwira iki ashaka ko tuganira kuki yego murakoze cyane murabizi Esther amaze iminsi ari hano abaganiriza ababwira ibintu byinshi ariko n'ibyo biganiro yakomeje kubaganiriza nanga ibyo mwavugagaho nanjye kenshi ahantu narindi nakundaga kubikurikirana nkabireba rero niyo mpamvu nkimara kuza nahise mvuga ati ndumva nshaka kwifuza kuganira na Esther ngira utubazo mubazaho tugire tuganiriza abanyarwanda tugire ibyo tuvuga tugira ibibazo dushobora kubaza dushoboye kuvuga se TV byakomeza ese ibi ni umuco ese ibi twabyihorera ese ibi banyarwanda twabigenza gute abantu bakunda kudukurikira kuri TV show mbese barabizi ko ibintu tukunda kubaha nakagarutse ni ibintu byo kuganira ku buzima bw'abantu ko abantu bagomba kubaho uko urubyiruko rwo muri iyi minsi rukunda kubaho cyane mwege mugomba kuganira ku bintu bijyanye n'iby'urubyiruko n'ubuzima bw'imyororokere n'ubuzima bw'imyororokere ibyo ni ibintu mwakunda kuvugaho cyane noneho ngewe ikintu nashaka kugira ngo wenda tuganire tukivugeho tukibwire n'abana b'abanyarwanda cyangwa tukibwire n'urubyiruko ndashaka kugira ngo wenda tuvuge nko ku kintu cy'abakobwa bakunda kugira inshuti cyangwa icyo bajya bakunda kwita boyfriend sibyo rero hari ukuntu numvishe mushobora kuba mubisobanura mu buryo butandukanye wenda ngewe simbizi nubwo mujya mutubwira ngo turabakera ariko nubwo turabakera ariko nibyo tujya tubireba ese nimo ndabaza Esther iyo umukobwa muri misi hari ukuntu mwabiganiyeho hari ukuntu mwahuye n'abana mubiganiraho mukabivugaho mukabigira ukuntu kwinshi cyane ariko ngiye nkamvuga ati ninza nangwa munsi nzabamari nzabatumira tubivugaho twumve gahunda na programme guys mutubwire uko mwebwe muba mubibona ese umukobwa iyo afite sheri we bakundana ni ngombwa ngo bakore imibonano mpuzabitsina ibyo reka tubivugeho batarabana okay birashoboka ko byaba biranashoboka cyane navuga ngo 150%. Kuko hari ukuntu ubukundana n'umuntu wenda nk'urugero muri ahantu mwisanzwe mufite umwanya muri mwenyine urukundo hari ukuntu nyine ruba rugenda rwiyongera hari n'igihe muba muri kumwe muri mwenyine mukagera mukabura ibyo muganira mukisanga amarangamutima yanyu ari kuganzanya mukisanga mwabikoze atari ibintu byo kuvuga wenda ngo mwabipanze n'iki kuko buriya bagiye mu byo kubipanga hari igihe umwe muri bashaka katujye ku mukobwa hari igihe umukobwa ashobora kutabyemera wenda umuhungu ari nawe bimusabye ati wazamba barengeye nawe tukaryamana umukobwa akabyanga ariko hari ukuntu muba muri kumwe mutabipanze muri babiri muri ahantu hamwe nyine no mu byo mwapanze no kugana ibyo bitarimo ukisanga byabaye ngewe mba numva bishoboka cyane
okay, kimwe nuko hari abatabikora, hari nk'umukobwa warafunze umutwe avuga ati ngewe nzakora imibonano mpuzabitsina n'umuntu twabanye mu gihe tutarabana nta kintu twavugana. Ngewe rero nanjye ukuntu mbitekereza mba numva iyo ukundana n'umusore muteretana mufite umushinga ubona gufiteho umushinga ashaka ko muzabana, iyo ugiye gukorana nawe imibonano mpuzabitsina kwa kundi wagiye kumusura yaguhamagaye mwahuriye ahantu wagiye mu rugo rwiwe, urumva iyo mwagezeyo muhura kenshi cyane, nta nubwo kenshi kugira ngo wifate n'imibiri burya kenshi ngukunda kuganira muri iki gihe bikunda kubakunda. Twebwe kera byarakundaga kujya gusura umuhungu mukicara hara muri saro mukaganira akakwakira ugataha guherekeza, ariko muri iki gihe kenshi iyo tugiye kwitegereza dusanga atari ko bimeze. Niyo ugiye kumusura mu rugo ni umusore uba muri ghetto, ubundi n'urukundo rw'iki gihe kenshi nk'umuhungu mukunda nayo icyo yishakira ari cyo agamije tu, avuga ati ngewe igihe nzajya numva ndi bored. Hari n'igihe batanagukunda ahubwo we profit ashaka ari kugira ngo mwiryamanire. Umuco wa kera na hamwe uhuriye n'umuco ubu ngubu, kuko umuco waracitse ngewe uko mbibona. Umuco waracitse. Yego, umuco waracitse kuko niba umuhungu avuga ngo, niba umukobwa avuga ngo ngewe uyu muhungu tuzajya turyamana anyihera amafaranga, we azi ko dukundana. Umuhungu nawe akavuga ati ngewe uyu mukobwa ikintu cyonyine mushaka ni ukuryamana nawe, nzabijyana mu nzira yo kwitwa ko nge nawe turi abasheri, ariko mu by'ukuri ari ukugira ngo mwiryamane. Mu gihe kera ewana washoboraga kuba wanahura n'umuntu mutari mwanabonana, mugahu iryo joro mwahuye akaba ari ibintu byose biba, imyaka yanyu y'ubuzima bwanyu bwose mumaze mutaziranye, mukaba mwarahujwe n'ababyeyi nabwo, kandi mwebwe mbere y'uko ubukwe buba nta nubwo muba mwemerewe kubonana. Niyo mpamvu ndi kuvuga ni umuco waracitse. Ubu ngubu rwose ibyo bintu mu rubyiruko ntabwo umukobwa yapfa kukubwira ngo ngewe ngo n'uyu muhungu tumaze ubundi ukwezi kumwe, ego kumara ahubwo icyumweru cya mbere baramanza bakamenyana n'iki cya kabiri, icya gatatu bararyamana, uko byagenda kose bararyamana. Kuri ubu ibyo bintu nibyo ra okay, ntabwo ari byo. Nanjye niyo mpamvu nari mvuze ngo umuco waracitse. Muri iki gihe ikintu kiganje noneho mu rubyiruko ni ukuryamana pe. Abasore n'abahungu bararyamana, okay, ntabwo navuga ngo ni ukuryamana, ni ugusambana. Abasore n'abahungu barasambana, abasore n'abakobwa barasambana. Muri iki gihe nibyo navuga ngo bo babifata nkaho ari byo bigezweho. Yego, kugira ngo ukundane niyo umaze ukwezi ukundana n'umuhungu mutaryamana atajya gushaka undi mukobwa. Nyine hari umuntu icyo kiganiro niba mwagikoze niba nacyumvishe hehe, hari umuntu wigeze kuvuga aravuga ati ngewe nkundana n'umukobwa nkamusaba ko dukora n'imibonano mpuzabitsina akabyanga, namureka nkajya gushaka undi. Rero impamvu tuvuga ngo n'umuco waracitse, ubundi ibyo bintu no muri iyi minsi mwahagombye kubifata mukabikomeraho umwana w'umukobwa. Ariko impamvu muri iyi minsi dufite ibibazo kandi ni amateka twasizwe muri iki gihugu, kubera ko n'abana ababyeyi dufite muri iki gihe ni ababyeyi bakuze baba muri ghetto. Abo babyeyi ubu ngubu nibo barimo kuvamo ababyeyi b'ubu ngubu, ntabwo bigeze babona uburere ngo barerwe ngo babone uwo muco. Niyo mpamvu tuma kuvuga ngo umuco waracitse. Ariko nshuti zacu ugiye no gukurikiza kuri social media ukareba ibintu biba biriho, amaposti kuno bapostinga bameze, urabireba ukavuga uti umukobwa abana n'umuhungu ari abasheri batarabana n'ababyeyi batabizi n'iki batabizi. Turimo turavuga ngo muri 2050 tuzaba dufite ababyeyi beza bizi mu rugo, tuzaba dufite abamama bashimisha mu rugo. Ahubwo ubu ibaze ko bimeze gutya ubu ngubu, ngaho bibare wifata wenda 2050 shyira mu myaka 10 iri imbere. Ubu noneho ekomana bazajya bikingira ukimenya ubwenge wese atashaka umugabo, atashaka kuba bajya kubana 18 siyo basigaye baheraho. 18 niho bizajya bihera. Umukobwa usanga akana k'imyaka 18 kagiye kubana n'umuhungu w'imyaka 20, mu by'ukuri ntacyo ari bumufashe, ari ibyo gusa bibereye musanga muteye inda ngayibaze nk'uwo nguwo umwana nawe azabyara ukuntu bizaba bimeze. Umuco waracitse guys. Ikintu twatugiye kubabwira wera tukagishyiraho umucyo, nubwo ibyo bintu byacitse abazima ariko ntago twabihakana. Abakobwa bazima none baracyariho, barahari ariko ni umwe kwijana. Niyo mpamvu bajya baca umugani mu Kinyarwanda ngo nta bapfira gushira. Turacyafite abazima.
ariko guys mwikurikirana ibintu muri kubona ku mashusho media ngo nibyo bigezweho, umukobwa ushaka kubaka u Rwanda, umukobwa ushaka kugira urugo rwiza akagira abana beza bazaza ejo hazaza, mureke kwishora muri ibi bintu by'imibonano mpuzabitsina. Iyo usanga nuri abavuga rega ngo naga ari ushobotse, ugasanga wewe waritonze warifashe nako utagize babandi wita ngo nibo badashobotse, ugasanga yiboneye nk'umugabo umukire nawe ukagendera muri icyo kigaruka ukavuga suri ngenza nirwa nambaye ubugutiya, abandi bana barirekura bakambara ibyo bashaka bakibonera abagabo, wowe wumva aricyo cyatumye abona umugabo. Kandi nawe ntabwo uba wumva ko ushobora kubona wa mugabo ugukundira ukuri, ugukundira ayo majipo maremare wambara, ugukundira ukuntu wimereye. Noneho ni kwa kuntu usanga nyine abantu umuntu ahinduka akavuga ati niba nari nsanzwe niyambaye ijipo igeze ku maguru reka nzamureho gatoya nanjye intege zanjye bazibone. Ugasanga umukobwa nuko nguko ararutse arahindutse birangiye nawe agiye muri ibyo. Noneho we ikintu kibabaza bavuga ngo wikanira umugisha wundi ukanyibuye. Ikintu kibabaza ushobora kumwishinga gutyo we bikazakurangirira nabi, ukagenda ugapfa amagara wa undi wundi wishinze yariboneye umugabo yarabyaye. Hari ibintu bibabaza. Ubwo rero niyo mpamvu urumva ko ibyo byo kwikanira umugisha wundi ntabwo twaduke kubikurikirana. Nshuti zanjye, wari ukwiye kumera uko umeze, umuco wawe ufite ukawugenderaho. Kandi kenshi harimo igihe uhubuka kurya ukirukanka wajya no kubaka urugo. Niyo mpamvu murimo gusanga muri iki gihe tugira ingo nyinshi zifite amadivorce. Nibyo byose byo kubakana kameze gutya nicyo kibazo. Gusa icyo twatuma kuvugaho ntabwo ibyo bintu byagakwiye. Guys, n'abantu babikora mujye mumenya ngo nukwigana ngo runaka. Niba ukundanye n'umuhungu ni mukundane, niba gutereta ubona gusaba urukundo ubona yavamo umugabo mwiza nawe urumva utegereze igihe muzanabanira. Kenshi harimo igihe muryamara pe akavuga ati po uyu ngo ndamuhaza sibyo ngiye gushaka undi nawe ryarari rigahura riza. Hari n'ukuntu uhurira n'umuhungu mu kabari kuri bara abakobwa baba bajya mu tubari, ugasanga umuhungu wowe aragufite uri wa undi mujyana mu kabari mugatahana n'icyo, ariko afite n'undi mukobwa ku ruhande avuga ati uyu nguyu niwe nabonamo umugore wanjye wazaza. Wowe uri uwo kuryoshya nyine warananiranye byararangiye. Wowe nta kintu kikurimo, sinakugira umugore tuzajya tujyana kuryoshyannya n'iki, ariko mfite uwo nzashaka. Kandi wowe muri kumwe ukagira ngo muri kumwe murakundana kandi utagukunda yakubonye kuri ya mico. Noneho aho ngaho niho haza wenda ikibazo nshobora kubaza cya kabiri cy'ukuntu abana bato bakunda abapapa bakuru abo bajya bita ngo ni ba sugar daddy. Urumva uzi ibyo ango buretse ubwo abana kubera iki aba ari abana batoya bakunda ba sugar daddy? Ko nicyo warushatse kumbaza. Nicyo narishatse kukubaza. Muri no minsi nubundi nibyo byeze. Aba bahungu bari kuzamuka nyine ni wa wundi mushaka kujyana mu mayoga mukajyana mu biki, ariko akaba atari wa muhungu ushaka guhamagara ngo wageze nguri mu bibazo ngo ibiki, nyine abakufata nka kakantu mujyana mu mayoga mugasindana, nyuma yaho nyine nawe buri wa wundi yatesheje agaciro. Noneho nk'umukobwa wenda n'urugero nta n'akazi wigirira kaguhemba n'ibyo 10,000, avuga uti rero ko kuntu gahunda zimeze ngiye gushaka ibishuga dadi nka 3. Wasanga umukobwa afite shuga dadi nk'eshatu ajya kuko urumva nyine biba byaraheye kuvuga ati bano bahungu dukundana n'iki na kintu bamariye tuzatujyana muri zo vibe, wenda nayo ayo mafaranga bashuga dadi bamaye nanjye menye ngo ndi buyakoresha aya ngayo, ubwo nanjye nyajyane muri abo bahungu kugira ngo n'amasaha y'icumi n'iki. Impamvu abari abakobwa bajyana none mu bashuga dadi n'iki, hano hanze abantu bafite ibibazo kandi abenshi abakobwa benshi babumva ibyo bibazo byakemukira mu ikofi y'abagabo. Kuko hano hanze hari abagabo nabo bakunda abakobwa, bakunda tuno twana dutoya turi kuzamuka, avuga ati kano kana k'agakobwa ngewe niba nifite stress mu rugo rwanjye ndajya kukaruhukira. Namwe rero icyo wenda nshaka kubivugaho namwe kuri ibyo bintu kubera ko ntago urubyiruko rwo muri iyi minsi kenshi rushaka gukora, ntago bashaka kwiteza imirimo kubera karavuga ati ngewe ndibuze kwambara neza nambara ikimero byenda avuga byo ko nambaye ibintu bimeze nk'ubusa ndahura nyine n'umusaza uri hano nawe w'inkubiswi we byacanze, urumva arahita nkubitamo umufungo. Ubwo rero ibyo nibiza birimo gutuma urubyiruko rwinshi rutarimo gushaka business ngo rushaka akazi ngo rukore rushyiramo imbaraga. Ari amafaranga arimo kudushuka. Nibyo ngibyo arimo kugenda byangiza. Kuko niba uhuye n'ubuntu ubwa mbere akaguha 1,000, hakaba hari ahantu wenda baguhamagara kujya gukorera 60,000, uravuga uti ngiye nkorera 100,000 mu masanga ngo ngiye gukorera 60,000 ku kwezi. Niyo najya muri ako akazi nshobora kubura uwo mwanya wo kujya no gukorera n'utwo 100,000. Nyine niyo mpamvu ugasanga umukobwa yirirwa kuva kwa mbere kuwa nyuma nta kintu na kimwe azi, nta n'akarimo k'amaboko na kamwe azi,
kandi gashobora no kumuhereza 3,000 cyangwa 1,000 ku munsi, ati ngiye nzicara noza akarenge kanjye, ejo cyangwa ejo bundi hari telefone izamamagara tugahura akampa 100 nkikomereza, ejo bundi hakaza undi naye tugahura gutyo, ejo bundi gutyo, akaba ari bwo buzima yibereyemo. tugasanga mutunze iPhone, ugasanga umuntu afite iPhone. Okay, hari n'ababa bazifite wenda baraziguriwe n'iwabo cyangwa n'iki, ariko ugasanga umukobwa afite iPhone kandi urabizi neza ko nakazi agira, kandi telefone za iPhone niwabo batayifite, niwabo batayifite, kandi waba icyo gerega hari igihe iwanyu banakwakira bakakureka, ariko nkeka ko nta muntu wakitwara gutyo akibi wabo. Aba yibana kuko nago wambwira ngo ufite mama wawe na papa wawe, utaha saa 9 za mu gitondo, nakazi gafatika bazi ngo uvuyemo, utashye wasinze kuko nago wataye izo saha ngo utasinze, utashye wasinze babonye ufite iyo telefone ihenze, babonye wambara ibintu bihenze, kandi barabizi ko nakazi ugira, nago ibyo bintu wabyigize ukibiwanya. Ahubwo niyo mpamvu nyine n'ibyandi bari kuvuga ati abana bakuriye mu mageto, bari abana bakurira mu mageto, imyaka 50 iri imbere yabo bazaba bameze gute? Nibyo nakubwiyaga nyine nta babyeyi bazaba barimo, nta babyeyi bazaba barimo, kandi nanabyara umwana nawe azajya amureka akora ibyo yishakiye, kuko abavuga ati nanjye niko nakuze kandi bayeho, kandi nabayeho ati kandi nabayeho naramukujije, nawe niyishakishiriza ubuzima. Ari amafaranga ari amafaranga niyo akomeje kutugira ibimuga abakobwa turi hano hanze. Guys, mutubwire muri comment ubu hari ikintu dushaka gukora kugira ngo imico imeze gutya y'abantu bigize uturara badashaka gukora. Bura rero kamubwire mama fa, nta kintu weho wakora, ahubwo buriya baravuga ngo nta kintu kitagira ingaruka. Nshaka kujya muri ibyo bintu, wenda mfite nkabiheramo mfite imyaka 20, wenda nkanava no mu ishuri nkatangira kubibamo, wenda we n'urugero bitewe n'ubuzima nabayemo cyangwa bitewe n'ukuntu nanjye ubwanjye ntashobotse, sibyo? Umwaka wa mbere wa kabiri harabo bihira, hari nabo bidahira. Ngiye nibimire, ngiye iyo mbonye bitamiriye rero ninjye bihisomo, nago weho wangira inama ngo mwumve, ahubwo ngiyewe uko bigenda umunsi ku wundi, uko ngenda mbinyuramo umunsi ku wundi, niko nanjye bigenda bimisomo, mvuga ati sha sinzonge. Hari umumama twe duturanye w'umusilayi queen, uwo mumama yabaga yagenda akadusigira nk'abana be, akamara nk'ibisi atadahari, yaragiye. Kandi uwo mama wumva ukuntu biriya binari na bibi nakurikirana umuntu, uwo mumama yari afite umugabo, ariko umugabo we yari umusirikare, abana be akabadusigira, twebwe akabadusigira mu rugo, akambwira ati Esther rero bimeze gutya na gutya, uzambabarira undebera abana banjye, nanjye nkamwihora ko nago ntari kumubuza kujya gukora ibyo ashaka. Wabaguze n'ahantu agiye. Uwo mumama umunsi umwe ararwara, ari nka saa 6 z'ijoro, arwara mu nda haramuzengereza henda kumwica. Uwo mumama aragenda ararwara, aramamagara kuko urumva twari duturanye, mamagara nanjye nk'abandi bashiti be nk'abangahe. Uzi kuntu yatubwiye ngo izi ni ingaruka z'ibintu byose ngenda nkora. Yaragiye ararwara baramubaga, gusa icyo nabashije kumenya ni ibintu yari arwaye, gusa we yaratwibwira atubwira ngo izi ni ingaruka z'ibintu nkora umunsi ku wundi, kandi natwe ibyo yakoraga twari tubizi. Wenda abana be ko bari bakiri abana, bari bakiri utwana, nta kintu bari bazi, baba bazi ngo mami yagiye kudushakira umugati, ariko urumva uwo mumama ubu ngubu niwe ushobora kwicara akaguha ubuhamya bwe bwose. Niyo mpamvu bavuga ngo umuhana avayo ntabwo amuhana ajyayo. Yaragiye ararwara amara icyumweru arwara, abantu umuntu wese umugeze akavuga ati sha niba azanava mu bitaro ntabwo tubizi. Niyo munani kuvuga ngo umuntu ni ureba akareba akavuga ngo ese ibi bintu mbikomeze mbireke, niwe ubwe niwe wifatira umwanzuro, we nta kintu wakora, kuko ushaka kumugira inama pe akanayumva uwo munsi wenda akisubiraho, ariko ejo akongera. Niyo mpamvu bajya bavuga ngo iyo ubuze icyo ushaka ufata icyo ubonye. Uri kumva kenshi abantu benshi babuze amahitamo, noneho kubera ko nta mahitamo bafite bagahita bafata ibyo babonye. Niyo mpamvu abantu bakunda kubaho mu buzima batishimiye bubashaririye, nubwo tubona bagera hanze bagaseka bakabona bitwikiriye, ariko abantu uzi mu mutima w'umuntu buriya buri wese agiye akubwira amarira ye, akenshi nawe ntago wamurenganya, kuko uravuga uti yewe kankureke nyine wa mugari nk'uko wari uri kubivuga ati kankureke, nawe uzongera usubiza amaso inyuma witekerezeho, wivane muri ibyo bintu. Rero ni ibibazo byo muri iyi minsi by'urubyiruko rugomba gukora. Niyo mpamvu ejo bundi nagiye ko mbona bakoranye ikiganiro, icyo kiganiro bakoranye na papa Alpha ndashaka kugishyiraho umucyo. Nyine ejo bundi nabonye mwarakoze ikiganiro mukikora hano kuri Rifa TV show, ariko ndakibona cy'ukuntu nyine mwicaye umupapa ukamubwira uti ndagusaba ko kira cyo guteretana, ndagusaba ko ntereta. Noneho
nawe ukavuga uti ariko wenda sinzi uriya wabonye kandi umupapa bishobora kuba wenda byaramuteye isoni ko yari kuri social media abantu bamukurikiranaho afite umuryango afite umugore afite abana urumva noneho ariko wowe mbona uragerageje afite n'abana yanambyara nanjye ni mukuru noneho mbona uragerageje ukoze ikintu kimeze nko gushirika nk'isoni mbega abadukurikiranye batubabariye turi kuganira noneho wowe uragerageza nyine uragerageza naribajije nti ese Esther nta sheri wagira oya nta sheri afite wenda papa Rifa urumva papa Rifa we niba ni business wenda kenshi aba arimo da uretse ntago twamenya nibiri inyuma niba umugore nawe aba yabimwemereye itsoke ndaka ariko ugiye kura usanga nago kabura gusa naribazaga ati biriya bintu mwarabiteguye byarabatunguye ni mwicaye ako mwari mwabipanze ariko oya reka nkwe nk'urugero wenda sinzi ukuntu abantu bari bubifate ariko hari igihe wicara urabizi gushaka views hari views zizarikora mw'abantu zizarikora nanjye niko ngiye kuvuga izi views zizarikora kankwe nk'urugero kira kiganiro nakoranye na papa Rifa cyaniranyije n'umuhungu twakundanaga n'ubu ngubu nubwo twavugana ati ni gute umuntu ungana kuri umuntu kubyaye atinyuka akagusoma kuri kamera ibintu byo gusomana buretse ibintu byo gusomana nago nigeze mbivugana nawe wenda sinzi niba wenda nago ahari wenda ngo tubimubaze ariko niba mwarabibonye nanjye byaranunguye nago nigeze mbivugana na ntabwo mwari mwabipanze buriya ntabwo nigeze kuko iyo tuba twarabipanze ntabwo ari kunsoma wenyine nanjye nari kumusoma ese yagusomye wenyine nigeze musoma mana yanjye yasubiza inyuma de uzasubiza inyuma uzabibona njye ari nayo mpamvu nibwirira sheri wanjye umva barire uramufite ndamufite karakantu okay ibindi nta kintu byari bimutwaye ariko akantu k'akabizu karamubabaje ngiye umbabarire ntabwo nigeze mpanga gusomana n'ura muntu urabona ko ari umuntu mukuru utariye mpamvu ndi kuvuga ni views zizarikora wenda we yasanga yaravuze ati ninkubitamo n'akantu k'akabizu wenda abantu bazabireba cyane ikintu cyanambabaje ko batanabirebye cyane nyine bura nta nubwo erega bira bintu nta nubwo bipostinga ahantu hose ngo n'abantu babiri njye noneho natinye no kubipostinga ne nawe umbabarire ikiganiro mwakoze urumva kidateye n'isoni giteye ubwo isoni giteye n'isoni n'abanyarwanda giteye niba isoni nasharewe mwarashwanye itsoke ubwo se papa Rifa umugore we urumva byo byaragenze gute aha ari hose ngiye mwisabiye imbabazi saba umugore wa papa Rifa imbabazi umugore wa papa Rifa ahantu hose amusabye imbabazi ngiye musabye imbabazi kandi na sheri wanjye musabye imbabazi kandi mubabarire pe ngarukira kuko ndagukeneye urabizi ndagukunda kara kaduka kabizo nago nigeze nkapanga nawe gusa kira kiganiro cyo twe twagipanze ariko nago twigeze dupanga ibintu by'utubizo kuko iyo tuba twarabipanze aba yaransomye nanjye ngamusoma ngere byaneye n'isoni ndamungatumba barire kara kanuka kabizo mugakatinge cyangwa nimutaga katinga kira kiganiro nimuzagipostinga gusa abantu bo muri iyi minsi basigaye bakora ibintu ejo wundi Scovia yakoze ikiganiro Scovia uriya mama Rwagasabo aravuga ati biratangaje ko mu myaka iri imbere urumva hari abantu bamwe muzabona bikoreye amaboko bari guhunga igihugu kubera iki bazajya bareba ibintu bagiye bakorera kuri social media bibatera isoni bibatera n'agahinda kuko muzajya kubona mubone bamwe barwaye pressure ngo bashaka views urumva ngo bashaka views ku buryo bamwe bazahunga igihugu bakagenda niyo mpamvu mu bintu dukora cyane igihe nko mu bintu nk'ibi bya social media views turazikeneye ariko hari ibintu ubona bitagaragaza nyine ni wa muco twataye ariko niyo mpamvu abantu batakagombye guta umuco ngo ni views nimukora ibintu byubaka abanyarwanda byubaka society nyarwanda abantu bagira ibyo babigeraho hari nk'umuntu nyine ushobora kuza gutanga ibiganiro urumva ugakurikirana ikiganiro kwibaza ati uyu yaragiye kwigisha icy'abanyarwanda sibyo ukareba ikintu kimwe ushaka gukuramo ukakibura ni nayo mpamvu rero mu gihe turi ahangaha bajya ngo ni kuri iyi mihanda hari ibyo tuje gutanga abanyarwanda muje kubaha iki cyo koze harimo igihe mushaka no kuza mugakora comedy zikisikiriza abantu barashaka kuruhuka mu mutwe bagaseka niba mudakoze comedy ni mugakora ibiganiro bibwira abantu nubwo abantu batacyumva muri iyi minsi nubwo abantu bananiranye nubwo urubyiruko rwananiranye ari byo duhora tuvuga buri munsi byacanze abantu urumva ariko rero izo views ziduhemuza ni ukuri ngewe gusaba imbabazi kwanjye mbikuye ku mutima byarandakaje biriya bintu byarandakaje numva sinshaka no kuzagaruka kuri kamera nyine nanjye numva ngize isoni ndavuga se uriya mupapa arambyaye mu bigaragara abantu mumuzi arambyaye afite n'abana bashobora kuba bananduta byanteye isoni ariko arambyaye nubwo batanduta ariko arambyaye kuko nanjye sindi mukuru
sheri wanjye mbabarira ungarukire, kandi na madamu we namusabye imbabazi, nawe niba ari umuntu wumva nambabarire, biriya bintu ntabwo nigeze mbipanga pe. ubwo byarangiye biriya sheri yabyumvishije na madamu yabyumvishije ambabariye yanabyumva cyane no kurusha undi muntu uwo ari we wese, kuko ndabizi ibi bintu ari bubirebe. nyine ibi ni bya nini twavugaga ubundi, aho usanga ibingibi by'abana batoya bati ugasanga umwana, ngiye hari ibintu njya mbona ugasanga umwana w'imyaka, uretse ko nyine munsi y'imyaka 18 bagiye babica abo bana bakabaca mu tubari bagakora ibiki, ariko nubwo tubibona usanga umwana w'imyaka 14 ugasanga yahangaye umugabo w'imvi bari kumwe yamwitendetseho gutya, ukibaza ati tubita bari abapapa, bari abana bita abapapa ngo ni ba dadi, babita ba dadi babo. ubwo rero bakinjira bakajya muri gahunda bakabitunganya neza, umwana agasohoka kumva ngo araryoshye ngo ni umukobwa, nakumva irarenze. ibyo bintu rero ngiye ntekereza ko abantu babikora ni abakobwa nyine baba badafite abasheri, nk'ubu iyo wamaze kujya mu rwego ufitemo sheri wawe wifitiye sheri, ubona no gufiteho na gahunda ifatika, ukumva hari ibintu utagomba gukora pe, kuko nk'uko kwishyira public biramubabaza, kuko nawe ni umuntu, biramubaza niba ari na gahunda yaragufiteho byose akaba arabihagaritse, ati ubundi ukora ibi ko tuba twaraye tuvuganye ukanyijijeho none n'uwo munsi wajya gukora ibyo biganiro tukavugana, kugeza igihe mboneka ibyo biganiro bisohotse nta kintu na kimwe wambwiye, basi ubanza ukanabineguza mwajya kubira bitanunga, urumva nawe bavuga ati shaye umukobwa nta mugore w'ahazaza umurimo, nta mugore w'ahazaza. kandi mu by'ukuri turashaka kubaka sosiyete nyarwanda, tugashaka kugira inama abakobwa bo muri iyi minsi kugira ngo bazabemo abamama beza, nubwo bamwe bumva inama abandi ntibazumve, hari abumva hari n'abatumva, ariko twaje kureba dusanga ingaruka nizo zibabwira icyo bagomba gukora. burya ingaruka umuntu agira, ubundi ndeke mabwira icyo umuntu abibye nicyo asarura. niwifuriza mugenzi wawe neza izakugeraho, niwifuriza mugenzi nawe nayo nizabona. ntabwo ushobora kubiba amasaka ngo ujye gusarura ibishyimbo, ibyo ntibibaho, ntabwo bibaho. inshuti zanjye mujye mubiba ibintu byiza, ubibe urukundo, ubibe amahoro, ubibe ibyishimo. burya mugenzi wawe iyo umuhesheje ibyishimo nawe biraza bigahita bikugaruka bikakubitaho, ariko nta byishimo nta mahoro umuhaye nawe ntabwo azakugeraho. ubwo rero ibyo bintu kenshi byo tujya dukunda kuvuga, tukabwira abanyarwanda tukabibasangiza, tukabaha udusho kugira ngo bishime banezerwe bamere neza, tukabagira inama, sibyo? ariko ibyo ngibyo kari agaciyeho, ntago abantu babyegereza umutima kuri wa mugani no gushaka amafaranga kandi no gushaka views, ariko iyo abantu babivuzeho nyine tuba tugira ngo twereke abanyarwanda ko nta bintu byo gukomera birimo, nta byacitse, nta n'ibikomeye. urabona hari n'abakora ibintu birengeje biriya, gusa ntabwo ari byiza kugira ngo wenda tubigaragarize kuri social media, bitewe natwe n'indangagaciro tuba dufite indangagaciro, kandi Esther muramubona afite indangagaciro. abanzi baranzi, abatanzi ntago banzi, abamuzi baramuzi. afite indangagaciro z'ubunyarwanda kandi z'ubukobwa, ashobora kuzavamo umumama mwiza w'ahazaza. murakoze, ni ukuri turabashimiye cyane rwose. twashanga kugira ngo tubaganirize, tubabwire ku by'urubyiruko rwo muri iyi minsi n'ibyo tuvuzeho. urumva ikintu cya mbere dukuyemo, urubyiruko rwo muri iyi minsi rumwe ntago rwumva, kandi na nubwo ari ngombwa ngo bagire inama, kuko ibyo bakora bo ubwabo nibyo bibaha nibyo bibanavuga ngo umwanzuro. yego nibyo bibaha umwanzuro, wenda ukabona icyiza cyabyo n'ikibi cyabyo, ariko finally birangiye ubonye ibibi byabyo nawe ukabyikuramo. iyo uri umuntu utumva, ubwo nyine uba utumva. ubwo rero nta n'ikindi kintu dushaka gukora, tuzajya tubahana bari kuvayo, yego ntabwo tuzongera kubahana mujyayo. gusa disi hari n'uwubwira akakumva, ibyo ntibizaduce intege. nanone hari n'uwubwira akakumva, tujye dupfa kuvuga, kuko niyo ubibye imbuto hari izimera hari n'izanga kumera. ubwo nta kibazo yadupfa kuvuga tubabwira. uzi ukuntu muri bari abakobwa hari uwifuza ko bamugira inama, akifuza umuntu bakicara ngo baganira mugira inama akamubura. ariko n'abana tujye tubagirira impuhwe, kuri benshi ntabwo babonye umutima wa kibyeyi, nta mpuhwe z'ababyeyi babonye, nta burere babonye. niba nta manuro y'umubyeyi yabonye, hakaba hari n'undi birirwa bagira inama ntiyumva, hakaba hari n'uwo ngo ndi kuvuga wifuza ko agira basi umuntu umubwira ati bino bintu ntabwo ari byo, akamubura. niba mubwira ni igihe upfa kugira inama, ubwo wumva azumva, utumva nawe azumva nyuma amaze kubona ingaruka zabyo. inshuti zacu mujye mwumva inama z'abakuru.
mujye mujya no ku biganiro no kuri aya mashusho media mujye gukurikirana abantu bavuga ibintu bizima ako mwabura ugiye kumva inama za mama rwagasaba buriya mwabonye atavuga ibintu bizima ura mugore si w'iterambere cyane buriya abantu bagiye bakagenda bakajya bamwihega tujye tugira n'abantu batubera abantu umuntu ushobora kwigiraho ibikorwa mu buzima niba udashobora kuvuga uturiya muntu n'intwari nangireka ukajya uhura uri mu kabari mu gitondo saa sita inzoka zakugize zezenge ibyo bintu urumva uzatera imbere uzagera kuki ntacyo wageraho nta kintu aho nta kintu uzabyara we ugira ngo se uzaguma kuri sisi ugezweho kareka abantu barabona ibere rihagaze natwe riragwa igihe kiragera rikagwa riragwa ukaba umukecuru ukavaho ukarangira neza ku buryo utongera riragwa ukava kuri hiti n'abandi bakagerwaho rino bere riragwa abo wabyaye uzabaho iki ikibuno ibaza kugira ngo ibere rigwe utaronze inshuti zacu rigere hasi nta mwana ugira tukabona abakobwa ngo basigaye hagezweho ibintu byo kutambara amasutiye ukabona umukobwa ngo nyine ibere yarinaganitse kandi riragwa disi riragwa none nareba nanjye ubyaye inshuro zingahe nkabona nkavuga ati mana abakobwa bo muri iyi minsi ngo basigaye barusha n'abagore ubugore kuko mwebwe bo babikora buri munsi ariko uburyo umugore n'umugabo we ngo n'icyumweru kirashira urumva abakobwa rero ubona barabikoze mu mwuga ntaho bahuriye n'abagore baruta abagore ariko murimo gutuma n'abasore bacu bari kuzinuka bakavuga ati se niwe mugore w'ahazaza nzaba usanga umusore afite amafaranga ariko yabuze umugore muzima njya nkunda kuganira n'abasore ukibaza ati kugize ino myaka kuki utarongora kandi ufite amafaranga avuga ati mere ere gushaka umukobwa muzima ukamubura niki gituma abahungu babareba babonemo ubuzima kandi noneho nibyo ndi bavugaga by'abana bagenda bigana ugasanga ari muzima yambara bigera hasi akagenda azamura ejo akaba yambaye amahene ko arimo kurebera kuri mugenzi we gumuko waruri gumukumeze indangagaciro yigumane hari n'undi musore uri hariya woze umukobwa muzima kandi wabona nawe ndi mugendana wabona nawe ndi muvugana wowe ukagira ngo ibyo akora n'ibyo akunda ariko ntago abikunda mwigendera ku bandi n'ukuri mureke mugumuko mumeze ako karagaciyeho twaganiraga sibyo sese twasizera abanyarwanda hari ikindi kintu ufite ushaka kubabwira ikintu nababwira ni ibisanzwe n'ubundi no gukomeza bakadukurikirana kandi n'abadukurikiranye bakora subscribe comment share na like mwese turabashimira cyane ibiganiro byacu nakagaruka nifuzaga gukorana ikiganiro na mama Fabi none birangiye tugikoranye finali turagikoranye yego kandi ubutaha tuzakorana n'ibindi biganiro bigiye bitandukanye tuzakorana byinshi cyane ndumva nta kindi turakoze cyane abantu badukurikirana kuri Fatv Show abantu bakoze subscribe turabazi bagenda badukurikirana badukubita dukomenti tubasaba umugisha rwose karakagarutse murakoze bye bye